Ese wigeze wibaza ahantu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akorera buri munsi? Ese ni hehe yakira abakuru b'ibihugu ndetse n'abashyitsi b'icyubahiro? Ndakubwira amateka y'ahantu hihariye hazwi nka Village Urugwiro, ariko abantu benshi batazi neza kuri ayo mateka, uko havutse, impamvu hubatswe n'uruhare rwayo mu mateka y'u Rwanda. Village Urugwiro ni imwe mu nyubako zikomeye cyane kandi zifite amateka akomeye mu Rwanda. Ni naho icumbi ry'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kugeza uyu munsi, Paul Kagame. Ariko si iyi nzu yaba yarubatswe ryari? Yubatswe nande se? Kandi se yari igamije iki? Ngo ikaze kuri YouTube channel nitwa Jab Manasha, aho tugiye kureba hamwe amateka ya Village Urugwiro, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, byinshi cyane utamenye kuri iyi nzu, hamwe n'ubundi bwiru utamenye, hamwe n'ibindi byinshi bera muri iyi nyubako y'agatangaza ifite amateka ahambaye mu mateka y'u Rwanda. Mbaye ikaze. Village Urugwiro yari ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Ni icyicaro cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kugeza uyu munsi, ahafatirwa ibyemezo bikomeye bya politike, habera inama za minisitiri b'intebe ndetse na guverinoma n'ibindi bitandukanye. Iri zina Village Urugwiro risobanura ubwiza ndetse n'ubugwaneza. Ibyo rero bigaragaza yuko ari ahantu hagenewe kwakira abashyitsi mu buryo bw'igitangaza kandi bw'agaciro bufite icyubahiro. Inyubako ya Village Urugwiro yubatswe mu mwaka w'1970. Amakuru amwe n'amagaragara mu nyandiko zitandukanye yagiye asohoka avuga yuko mu kubaka iyi nyubako igitekerezo cyatangiye mbere na mbere ari mu rwego rwo kwakira inama yiswe Franco African Summit, inama yabereye i Kigali mu 1978. Icyo gihe ubwo abakuru b'ibihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'Ubufaransa bahuriraga mu Rwanda. Nyuma y'iyo nama, iyi nyubako yasigaye ikoreshwa nk'ibiro by'umukuru w'igihugu muri icyo gihe, bihinduka ibiro bya perezida kubera ko mbere nta biro bya perezida byari bihari muri icyo gihe. Mu myaka yakurikiyeho byagiye bivugururwa kugira ngo bihuzwe n'ibigezweho kugeza na n'uyu munsi, nko gukaza umutekano, kongeramo ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwo kwakira abakuru b'ibihugu batandukanye baje gusura u Rwanda n'ibindi. Ubu Village Urugwiro ni urusisiro rw'ubutegetsi mu Rwanda. Niho habera inama za minisitiri zifatirwamo ibyemezo bikomeye cyane mu gihugu. Aha niho habera ndetse hakanakirwa imihango ikomeye cyane yo kwakira abakuru b'ibihugu bitandukanye baturutse hanze y'u Rwanda mu mahanga baje gusura u Rwanda, nk'abaperezida, abaminisitiri b'intebe n'abandi bakomeye cyane b'abanyacyubahiro baje gusura u Rwanda bakakirwa na nyakubahwa perezida w'u Rwanda. Aha kandi niho habera ibiganiro bya diplomasi ndetse n'amasezerano afatirwa ku rwego mpuzamahanga. Iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za perezida, usanga amafoto y'inama, amasezerano n'ibiganiro byose bikunze kuba muri Village Urugwiro. Village Urugwiro si inzu gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubuyobozi n'ubusugire bw'igihugu. Niho hafatirwa kandi ibyemezo bikomeye cyane bigena ejo hazaza h'u Rwanda. Ni ahantu u Rwanda rugaragariza amahanga isura yarwo mu kwakira abantu neza baje basura igihugu cy'u Rwanda. Inzu Perezida w'u Rwanda akoreramo Village Urugwiro ifite amateka akomeye cyane atari benshi bari bayazi kugeza ubu, ariko nkaba ngiye kuyakugezaho. Ni icyicaro cy'imiyoborere n'ahantu hihariye cyane mu mateka y'igihugu. Ariko mbere yuko dukomeza, banza urebe hasi handitse subscribe mu ibara ry'umutuku niba warahakanze, udushyigikire ndetse ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona video mu bantu ba mbere. Ukanda like nukunda iyi video ndetse unisangize inshuti zawe kugira ngo nabo bamenye amateka yihariye ya Village Urugwiro. Amavu n'amavuko y'inyubako ya Village Urugwiro ni uko Village Urugwiro yubatswe mu ntangiriro z'imyaka 1980 hari ku ngoma ya Perezida Juvenal Habyarimana. Icyo gihe igihugu kiri mu rugendo rwo kwiyubaka ndetse no kwerekana isura yarwo nshya imbere y'amahanga. Ni impamvu leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kubaka urusisiro rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi rukagira n'icyubahiro cy'umwanya yari afite. Uyu mushinga wubatswe na leta y'u Rwanda wo kubaka Village Urugwiro, ariko wifashishije abubatsi b'Ababiligi n'Abafaransa ku bufatanye n'inzego z'abubatsi mu Rwanda. Abanyarwanda nabo bagize uruhare rukomeye cyane mu mirimo myinshi inyuranye yo kubaka iyi nyubako ya Village Urugwiro. Ibi ngibi byari igikorwa cyagomba kugaragaza ubutegetsi bukomeye cyane bw'icyo gihe. Mu zindi mpamvu zivuga zatumye inyubako yubakwa, mu bitekerezo by'abari bayoboye u Rwanda muri icyo gihe, iyi nzu yagombaga kuba icumbi ry'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango we. Bakahatura ari Perezida w'u Rwanda Habyarimana muri icyo gihe ndetse n'umuryango we bakaba ariyo batoramo, kuko yubatswe iyi nzu igamije kuba yaturwamo ndetse igatuzwamo Perezida ndetse n'umuryango we n'abandi bo hafi ye bakayimukiramo. Hakajya habera kandi inama zikomeye za guverinoma n'ibindi bitandukanye. Hari kuba kandi ikimenyetso cy'icyubahiro cy'u Rwanda imbere y'amahanga. Byari bigamijwe kandi yuko hazaba ikimenyetso cy'icyubahiro cy'u Rwanda imbere y'amahanga, nk'uko ibindi bihugu byose bigiye bifite uburyo bikoramo ndetse byose ibintu bidasanzwe hirya no hino ku isi. Uko yakoreshwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ni uko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Village Urugwiro yabaye ahantu h'ingenzi cyane mu Rwanda rushya, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahise yimukira ahagira ibiro bye ahakorera umunsi ku munsi.
Habaye kandi ahantu hakorerwa inama zifatirwamo ibyemezo bikomeye cyane n'ibindi byose byiza bigamije iterambere ry'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. Niho hafatirwa ibyemezo bikomeye cyane byinshi byagiye bifasha cyane igihugu kuva mu icuraburindi ryo muri 1994, kikaba kandi igihugu gihagaze neza cyane muri Afurika kugeza na n'uyu munsi. Uburyo bwubatse ndetse n'ibigaragara ni uko inyubako ya Village Urugwiro yari yubatswe mu gihe kigezweho mu gihe cyayo, ikoreshejwe amabuye, sima ndetse n'ibikoresho by'urwego rwo hejuru cyane mu myaka yubakiwemo. Ifite ibyumba byinshi birimo aho Perezida w'u Rwanda akorera, aho yakirira abashyitsi, ahabera inama zitandukanye, inzu z'imiryango n'amasare aberamo inama n'ibindi bitandukanye. Ni inzu kandi irinzwe cyane ndetse kandi rukagira ubusitani bunini cyane ndetse n'ibindi byumba byihariye bitagaragarira buri wese. Iyi nzu ntiyubatswe n'umuntu ku giti cye, ahubwo n'umushinga w'u Rwanda watewe inkunga kandi ugenzurwa na Habyarimana ubwe ku giti cye, kubera ko yagamije kuba icumbi rye. Mu bandi bashinze uyu mushinga bari mu rwego rw'umutwe w'igihugu Présidence de la République y'u Rwanda muri icyo gihe. Bafashe cyane umukuru w'igihugu mu kubaka iyi nyubako kugira ngo ibe yarijyanye n'igihe kigezweho muri iyo myaka yubakiwemo. Abakoze igenamigambi ni abubatsi baturutse mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi, ndetse ari nabo bafatanije n'abubatsi b'Abanyarwanda mu kubaka inyubako kugira ngo ibe icyitegererezo muri iyo myaka yubakiwemo, kandi inyubako ikomeye cyane kandi ifite ubuhanga. Ntabwo ari izina ry'umuntu ku giti cye rizwi cyane nk'uwahawe akazi ko kubaka iyi nzu, ahubwo yari poroje cyangwa se umushinga uyobowe n'abubatsi b'abanyamahanga bashyigikiwe na leta. Ni ukuvuga ko nyir'igitekerezo cyo kubaka iyi nzu n'uwatangije kubaka yari Perezida Habyarimana. Abakoraga ku buryo bwa tekinike bari ibiro n'abahanga b'Ababiligi ndetse n'Abafaransa b'abanyabwenge muri ibi by'inyubako, nibo bari abahanga cyane muri ibi ngibi, banabikoragamo mu buryo bwa buri munsi. Ushobora kwibaza impamvu abanyamahanga bateye inkunga mu kubaka Village Urugwiro. Hari ku mpamvu z'amateka y'inyungu za politiki y'ibihugu n'ibindi bitandukanye. Village Urugwiro ni icumbi ry'ibiro ry'umukuru w'igihugu bifite amateka akomeye cyane, ariko atari u Rwanda gusa, ahubwo aya mateka anagaragaza uko ibihugu by'amahanga byageraga ijambo mu miyoborere y'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi. Ariko kandi kuki Ubufaransa n'Ububiligi bafashije cyane mu kubaka iyi nzu ya Village Urugwiro mu 1980? Iki ni ikibazo abantu benshi bashobora kwibaza. Gusa ariko inyandiko yitwa Study on Rwandan Traditional Architecture yanditswe na Joseline Niyoyita afatanije na Lee Haying. Iyi nyandiko isuzuma uburyo bwo kubaka gakondo mu Rwanda, harimo imiterere y'inyubako mu Rwanda, hakubamo kandi ibikoresho byakoreshejwe n'uburyo bw'imyubakire bijyanye n'icyerekezo muri icyo gihe ndetse n'ikirere cy'u Rwanda ruherereyemo. Naho bino bihugu byo bigaragara yuko biri bifite inyungu cyane zikomeye, no kwerekana yuko bifite ijambo rikomeye cyane mu bihugu hirya no hino byakolonizaga by'umwihariko, hamwe no gukomeza kuhagira ijambo. Andi makuru avuga yuko Village Urugwiro yubatswe mu ntangiriro z'imyaka 1980 ku Perezida Habyarimana. Yari yayubakishije agamije kuyituramo hamwe n'umuryango we nk'uko twabigarutseho. Amateka y'inyubako agaragaza yuko bayubatse mu mwaka w'1979 kugira ngo u Rwanda rwakire inama ya gatandatu y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa, inama yitwaga Francophone African Summit. Gusa ariko nyuma y'iyo nama iyi nyubako yasigaye ikoreshwa nk'ibiro by'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'1997 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuguriye inyubako, ayongerera agaciro igera kuri $24 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ihuze n'ibikenewe muri icyo gihe, ndetse ikomeze kugira n'icyerekezo kandi inzu igezweho cyane mu kwakira abashyitsi neza mu buryo bw'igiciro, ndetse no gutanga serivisi z'umutekano n'imiyoborere myiza n'ibindi byinshi byiza bigamije guteza imbere igihugu n'Abanyarwanda. Bivuga ko izi $24 z'amadolari y'Amerika ari iz'inyubako yatanzwe kugira ngo ibe yabasha kuvugururwa muri kino gihe, ndetse ibe inyubako imeze neza kandi ijyanye n'icyerekezo. Nubwo nta makuru yizewe neza agaragaza neza watanze na Village Urugwiro, gusa ariko bishobora kuba ari abashinze ibiro by'umukuru w'igihugu cyangwa se abantu bari bashinze imiyoborere muri icyo gihe inyubako yubakwagamo cyangwa se ivugurwagamo. Bashatse izina rikoreshwa mu kugaragaza ahantu hatandukanye, hatekanye ndetse kandi hateguwe neza, kandi hakira abantu neza b'abashyitsi mu buryo bugiye butandukanye kandi bw'icyubahiro. Kubaka iyi nzu byasabwaga ubushobozi bwinshi buri hejuru ku gihugu cyari gikennye muri iyo myaka, bityo leta y'u Rwanda yasigiye ubufatanye bw'inshuti zabyo z'amahanga, ari bwo igihugu nk'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi. Ahangaha twavuga nk'ubucuti bw'amateka ndetse n'ubukoloni. U Rwanda rwakonojwe n'Ububiligi imyaka myinshi mbere y'ubwigenge. Bivuga ko nyuma y'ubwigenge u Rwanda rwakomeje gukorana n'Ububiligi hamwe n'Ubufaransa mu miyoborere mu buryo bugiye butandukanye. Ababiligi n'Abafaransa babonaga yuko gushyigikira Perezida Habyarimana ari uburyo bwo gukomeza ijambo ryabo muri Afurika. Kubaka Village Urugwiro kandi biri nko kwerekana yuko u Rwanda rukiri muri politiki y'uburengerazuba, bityo ntiriyoboke kubahiriza ibitekerezo by'uburengerazuba mu ntambara y'ubutita. Inyungu ya politiki mpuzamahanga muri icyo gihe ntabwo ari mu ntambara y'ubutita. Ubufaransa
kaje gukomeza gufata u Rwanda nk'igihugu cy'inkingi muri Afurika yo hagati. Gutera inkunga umushinga wo kubaka icumbi rya perezida byari uburyo bwo gufata nk'inshuti yabo y'ukuri ndetse no kumvikanisha yuko bagomba gukomeza imikoranire. Gusa ariko kandi ntitwibagirwe yuko amasezerano yo kubaka village Urugwiro yahabwaga ibiganiro by'Ababiligi ndetse n'Abafaransa. Ibyo byari inyungu z'ubukungu kubera ko ayo masoko yo kubaka village Urugwiro yavaga mu Rwanda yinjira mu bihugu byabo mu buryo bw'ubukungu, cyane cyane abubatsi n'abandi bakomoka aho ngaho bakabona amafaranga bavanye aho ngaho mu Rwanda bajyanye hakurya iwabo. Ni ukuvuga ko inkunga yabo itari urukundo gusa, ahubwo yari uburyo bwo kugumana amasoko no kwinjiza amafaranga ava mu Rwanda ajya mu bihugu byabo. Kubaka village Urugwiro rero byari nko kuvuga ko u Rwanda rufite igihugu gifite umuyobozi nk'ibindi bihugu byose bikomeye ku isi, kuko ubonaho umusanga akora mu biro byiza n'ahandi heza hajyanye n'icyerekezo bijyanye n'iyo myaka yari igeze muri icyo gihe cyabo. Ibyo kandi bivuga yuko byafashaga kwerekana neza ku isi yuko ari inshuti nyazo z'igihugu. Mbere yuko village Urugwiro yubakwa, wowe perezida w'u Rwanda wa mbere Diego Kayibanda wari u Rwanda kuva 1962 kugeza muri 1973 ubwo yakorwaga kuri perezida Habyarimana. Nyuma ko perezida w'u Rwanda wa mbere perezida w'u Rwanda Kayibanda yakoraga mu biro bisanzwe bya leta by'umukuru w'igihugu bidafite icyubahiro gikomeye. Hari ahantu ho gukorera ariko ntabwo ari ryihariye cyangwa ubusitani bugezweho bw'icyerekezo cyangwa se ahantu hakwiriye umukuru w'igihugu. Nyuma yuko avuye ku ngoma wamukoreye mu ngata Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugeza 1994, mbere yuko aba perezida, uyu Habyarimana yahoze ari koloneli mu gisirikare akorera akazi ke mu biro by'igisirikare ndetse n'ibya leta. Nyuma gufata ubutegetsi yasanze u Rwanda rukeneye icumbi ry'umukuru w'igihugu rifite icyubahiro, kuko ibyo Kayibanda yari afite byari bisanzwe, yarenze isanzwe bafasha bayikoreramo, bahindurira akatari inzu nziza bakakira amashyitsi bakomeye cyane buryo no hino ku isi, ndetse kandi iteryanye n'icyerekezo gikwiriye umukuru w'igihugu ndetse n'ikindi cyubahiro cyose kigomba umuyobozi ukomeye nk'uyu nguyu. Igitekerezo cyo kubaka village Urugwiro cyaje nyuma yo Habyarimana yashakaga inzu ihuje n'ibihugu bikomeye aho yakoreraga inama ndetse akifuza kwakira abayobozi bakomeye baturutse mu mahanga ndetse n'ahantu ho guturamo ku buryo busanzwe ndetse kandi bugezweho n'umuryango we. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, perezida Paul Kagame yahisemo gukora muri village Urugwiro nk'ibiro bye bwite by'umukuru w'igihugu. Village Urugwiro yaba icyicaro cy'ubuyobozi bukuru aho hateranira guverinoma, abayobozi b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga. Inzu yendutse icumbi ry'umukuru w'igihugu ndetse kandi ikimenyetso cy'ubuyobozi bw'igihugu cyubatswe neza kandi gifite icyubahiro. Inyandiko yitwa Building Green in Rwanda The Journey So Far. Iyi nyandiko isobanura uburyo bwo kubaka amazu arambye kandi yubahiriza ibidukikije mu Rwanda, harimo gukoresha ibikoresho by'ubwubatsi birambye cyane cyane mu buryo bwo kubaka bujyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda. Iyi nyandiko kandi ikomeza isobanura uburyo iyi nyubako yubatswe neza na sima, bloke sima, amatafari ahiye hamwe n'ibindi byuma byagiye bishyirwamo kugira ngo inyubako ikomere, hamwe n'indi mirimbo yagiye ishyirwamo kugira ngo iyi nzu irimbishwe neza nk'inzu y'umukuru w'igihugu ndetse imeze neza mu buryo bwihariye cyane, n'indi byiza bijyanye no kuba yarimbishwa kugira ngo ibe inzu nziza ijyanye n'ibiro by'umukuru w'igihugu koko. Gusa ariko nta nyandiko zigaragaza neza ibyumba bigize inyubako y'umukuru w'igihugu akoreramo ngo ni bingahe. Umwihariko wo hakirirwa abashyitsi bakomeye aho hatandukana n'ibindi byumba, gusa ikizwi neza ni uko hari umutekano wihariye cyane ugenewe umukuru w'igihugu hamwe n'abandi bashyitsi bakomeye cyane basuye u Rwanda n'abandi bose yagenewe kwakira muri village Urugwiro. Mu zindi nyandiko twifashishije mu gutegura iki kiganiro harimo inyandiko nka Construction Materials and Technology in Rwanda, hakaba kandi inyandiko yiswe Affordable and Sustainable Housing in Rwanda, ndetse n'inyandiko yitwa Performance Analysis of Local Affordable Materials in Rwanda Construction Industry. Izi nyandiko zose rero ni inyandiko z'amateka zasobanuye neza ibijyanye n'izi nyubako zo mu Rwanda, haba uburyo mu Rwanda bubaka cyane cyane bijyanye n'ikirere cy'u Rwanda ndetse n'u Rwanda rugana icyerekezo, amategeko yo kubaka mu Rwanda n'ibindi bijyanye n'uko mu Rwanda bubakaga cyane cyane muri iyo myaka, mu kugenekereza bitewe n'amakuru amwe abatagiye hanze bitewe n'umutekano w'abakuru b'ibihugu n'abandi batandukanye, bavuga yuko iyi nyubako hari uburyo runaka ishobora kuba yarubatswemo ndetse ikajyanishwa n'icyerekezo cyo kuba inyubako yaba imeze muri ubu buryo. Gusa ariko nibifuza kumenya andi mateka y'ahantu n'inyubako z'ingenzi mu Rwanda, komeza gukurikira channel yitwa Jabo Marasha Updates, ukanda like, subscribe ndetse kanusangiza abandi kugira ngo tujye dusangira ubumenyi. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibiganiro byacu byo birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.